sengera. Haleluya, haleluya. Ndabashuje cyane muri iki gitondo, katuzamura ibiganza dusuhuzanye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Gitondo cy'uno munsi rero nshimye Imana cyane ko yampisemo, nshimye Imana cyane ko yaturinze, nshimye Imana ko turi bazima. Mbese ibyo gushimira Imana ni byinshi, imitima yacu twese iranezerewe kuko nta muntu n'umwe muri twe wabura icyo ashima Imana. Rero ku bwanjye ndayishima ko yashimye ko uyu munsi yancishamwe amagambo yayo akakubaka, ariko nanjye atanditse akanyubaka. Imana yo mu ijuru rero ikomeze ihabwe icyubahiro. Ndashimira cyane Bishop wacu, umubyeyi wacu, umushumba mukuru, niwe utugena, niwe Imana iba yakoresheje. Rero Imana imumpera umugisha go kumpa uyu mwanya. Ndashimira cyane abashumba dukorana, abarevera, abapasiteri, baba babizuri bubwirize, turabivuga kenshi, baba badusengeye, ariko bariya nuko ari bunzi. Wowe nawe abanyamasengesho barara binginga Imana, mwese muba mwadusengeye ndetse mwanitabiriye kuko mutaje n'undi ntitwabona abo tubwiriza. Mwese ro murabo gushimirwa, nimwongere mwikomera amashyi. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turaganira amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 6, umurongo wa 6 tugeze kuri 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, bice 6, umurongo wa 6 tugeze kuri 11. Aho ntago hagoye kuhagera. Reka dusome Luka bice byaho 6. Ndabona abana hadushyiriyeho, reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Ariko amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Nuko Yesu arababwira ati, ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Abararanganyamwe amaso bose, abwira wa wundi ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Maze bazabiranywa n'uburakari, bajya inama yuko bazagenza Yesu. Amen. Tuvuge twese ngo amen. Hanyuma ibi ni ukuruka yabibonye. Reka turebe uko Mariko, na amagambo amwe ariko ni ijambo rito nshaka ko turebaho riza kudufasha kumva icyo Imana yantumye. Turebe muri Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ni imbere. Mariko ibice byaho 3, turebewe uko abivuga. Mariko ibice byaho 3, ndasoma yenda kugeza kuri 3 gusa. Mariko ibice 3, umurongo wa mbere tugeze kwa 3. Haravuga ngo, yongera kwinjira mu isinagogi, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Amen. Cyane cyane cyo nashakaga ni yongera kwinjira, nicyo nashakaga. Tugende rero mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bice 33, Yesaya 33, umurongo waho wa 10. Yesaya 33, umurongo waho wa 10. Ni umurongo umwe gusa. Yesaya, muhanuzi Yesaya 33:10 aravuga ngo, Uwiteka aravuga ati, ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Katuhasubiremo. Uwiteka aravuga ati, ndahaguruka nonaha, bivuga ngo ntago ari ejo. Ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Hanyuma narabibabwiye kandi tubivuga kenshi, njyewe iyo bambwiye ko ndi bwigishe, ikintu cya mbere Imana ingirira neza ikankorera ni ukumpa titre cyangwa se topic tugiye kugenderaho, kuko niyo imfasha cyangwa se niyo nyorohera kumva Mwuka Wera aho ashaka ko tuvuga. Mwuka Wera rero tumaze kumwinginga ngo atuyobore, yampaye ijambo rivuga ngo, cyangwa se topic ivuga ngo, ibyawe Yesu abigaruriye ubuzima. Ibyawe Yesu abigaruriye ubuzima.
bivuga ngo niba abugaruye nuko bwari bwaragiye, bivuga ngo niba bihaye ubuzima nuko butari buhari. Ibyawe rero Yesu abigaruriye ubuzima. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo navuga ngo aranumvikana y'uyu mugabo uvugwa muri Bibiliya ngo wari ufite ukuboko kunyunyutse. Uyu mugabo si uku yavutse, yari yaravutse ari muzima nk'abandi bose, ariko aza kwisanga ukuboko kwe kwaranyunyutse. Ukuboko kunyunyutse kandi kw'iburyo. Ukuboko kunyunyutse ni ukuvuga ngo ni ukuboko kuhananutse, ni ukuvuga ngo ni ukuboko kutagifite imbaraga, ni ukuboko Bibiliya y'Igifaransa bivuga ko kwari pararize cyangwa se yari meseshe, ni ukuvuga ngo kwari kwarumye, kwarumagaye, kudakora, kudafite imbaraga, mbese kunyunyutse. Uyu mugabo rero si uku yavutse. Uyu mugabo yari muzima nk'abandi, ariko mu gihe Yesu yendaga kuvuka ku ngoma y'umwami Herode witwaga Herode le Grand, Herode le Premier cyangwa se le Grand niko yitwaga. Uyu Herode yashatse kwigarurira imitima y'Abayuda, ashaka kubavugururira urusengero. Ntabwo byari ukurusana, byari ukuruvugurura urusengero rw'i Yerusalemu. Herode ashaka kuvugurura urusengero, atoranya abagabo 250 bazajya kubaka cyangwa se kuvugurura urwo rusengero rw'i Yerusalemu. Mu bagabo 250 batoranyamo umugabo w'umwizerwa. Abasesenguzi ba Bibiliya cyangwa se ibitabo by'Abaroma bibyandika bavuga ko yari umugabo w'imico myiza ufite ubuhamya bwiza. Baramufata ngo agende ajye guhagararira abo bagabo 250 kugira ngo bavugurure urusengero rw'Imana. Bagiye kuruvugurura, Herode ashaka kuzabona inkunga mu Baroma, ariko Abaroma kugira ngo bazamuhe inkunga yo kuvugurura urusengero bamushyiraho kondisiyo y'uko aba bantu bagiye kuvugurura urusengero bagomba kuzaruvugurura ariko no ku isabato bakajya bakora. Abatambyi bari bariho icyo gihe barabyemera, ndetse na Herode nawe arabyemera yuko abantu bagomba kuvugurura urusengero kandi bakaruvugurura bakajya bashyiramo no ku isabato bagakora. Urusengero bararuvugurura, urusengero ruba rwiza. Igihe cyo kurutaha rero cyarageze, ntabwo nzi imyaka, numva wenda atari na ngombwa kubikurikirana, gusa ngo hashize imyaka myinshi. Bagiye kurutaha, Herode wa wundi watanze uburenganzira yari yarapfuye, harajeho umwana we. Abatambyi bari bariho icyo gihe, umutambyi wari w'icyo gihe waratanze uburenganzira, yari yarapfuye, harajeho undi mutambyi. Igihe rero cyo gutaha urusengero, ngo barinjira babona urusengero ni rwiza, urusengero rurasa neza rwose, bakoze ibintu byiza, ngo baranabashima ati mwabago mwakoze neza. Ariko umutambyi wari w'icyo gihe ngo arafite izina ryitwa irya Eliyezeri, ngo umutambyi witwa Eliyezeri aravuga ati urusengero mwarukoze neza pe, mwagize neza, ariko hari amakosa mwakoze, mwubatse urusengero cyangwa se mwaruvuguruye mukora no ku isabato, kandi ijambo cyangwa se umuntu wishe isabato agomba guterwa amabuye agapfa, ariko mwe ntimugipfuye kuko isabato mwayishe muri gukora umurimo w'Imana. Ahubwo icyo tugiye gukora turabavuma. Uwagombaga kuvumwa rero yari uwo mugabo kuko niwe wari uhedinze abandi. Baravuga ngo bagiye kumuvuma, kandi nibamuvuma baravuma ikintu cyakoze kugira ngo urusengero ruvugururwe. Mu by'ukuri cyari cyarakoze si amaguru, si amaso, si n'umutwe. Icyari cyarakoze bavugurura urusengero kwari ukuboko. Bavuma ukuboko k'uyu mugabo rero, ukuboko kwe kuba pararize cyangwa se kuranyunyuka. Kandi iyo umuntu babaga bamuvumye bamuhora isabato, yagombaga guhita agenda akajya ku mudugudu w'iwabo. Iyo avuka hamwe yari afite ubuhamya ko ari inyangamugayo, avayo no agerayo none ubuhamya bwarapfuye yuko yanze kumvira Imana. Hanyuma kandi iyo wabaga ufite icyaha kimeze gutyo, bagushyiragaho igitambaro gitukura cyerekana ko sosiyete wicayemo abantu baguhunge bakugendere kure kuko wakoze amahano. Bamushyiraho igitambaro, abantu bari kwinyoza, bamushyiraho igitambaro, aragenda ajya kwicara nyine iwabo muri quartier. Kandi hari abavuga ko mu basesenguzi ba Bibiliya ko umuntu wabaga akoze ikosa nk'ibyo yabaga atemerewe kuvugana n'abantu. Aragenda rero, bigaragara ko uyu mugabo nubwo yari afite umubabaro mwinshi, nubwo yari afite ipfunwe, nubwo sosiyete nyine yamukobaga, byumvikana byanze bikunze ko banamuhimbaga n'amazina. Murabizi burya sosiyete zose ni zimwe, iyo umeze gutya abantu bakwita amazina, abandi bakanerekwa bati ngiye rwose ibintu nabyeretse kwimura tubaha Imana. Ngiye rwose najyaga mbibabwira ko uyu muntu yagombaga guhanwa. Ntabwo mubizi ko natwe bibaho.
haleluya. Hanyuma rero uyu mugabo nahishuriwe ko yakundaga Imana, akagumana n'Imana kandi akizera Imana, kuko bigaragara ko nubwo atari yemewe muri sosiyete ariko yagumyaga kuza gusenga. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yongera kwinjira mu isinagogi. Bivuga ngo Yesu yari asanze yinjira muri iryo sinagogi, ariko uwo mugabo agataha nk'uko yaje. Ndakeka yajyaga ahengereza hanze akumva ubuhamya bw'abandi, kuko mwene abo ngabo bicaraga hanze, cyangwa se bakicara inyuma, cyangwa se bakicara hanze mu mbuga, kuko babaga barakoze amakosa. Ariko se ni ikosa ra? Niko byitwaga. Heka ko yahengerezaga mu gihe cy'amashimwe, bo ntabwo mbizi ko byagendaga, ko amateraniro yagendaga icyo gihe, ariko niba barashimaga yahengerezaga hanze. Niba bagiye gufasha abandi haje imfashanyo yareberaga hanze. Korari Imana bamugisha ku ndimbo mumaze kuririmba. Turashima Imana ko igituremera ubuhamya budukura hanze. Yesu rero ngo yongera kwinjira mu isinagogi. Bivuga ngo Yesu yari asanzwe aza muri ino sinagogi, ariko ibintu akabisiga uko yabisanze. Murabizi neza yuko tujya tuza mu nzu y'Imana pe, tugahura na Yesu bari gusenga, tugahura na Yesu abantu bari kuramya Imana, tugahura na Yesu korari ririmba ijambo ryiza, tukumva twamugezeho neza neza, ariko twajya gutaha tugasanga nta cyahindutse. Ariko natumye kukubwira ngo ibyawe Yesu abigaruriye ubuzima. Komera Imana amashyi. Uyu mugabo rero ngo yicaye hanze ari igicibwa, yari amaze imyaka irenga 20 ari muri ubwo buzima. Ngo Yesu rero ngo arongera yinjira mu isinagogi. Ngo ariko yinjiye mu isinagogi ngo arigisha, ariko amaze kwigisha ngo abantu ngo bahishurirwa yuko hari ikintu kiri bubi. Ngo batangira kumugenza ni nko kongorerana, tiniyibeshye se ko dukurikije ijambo ari kuvuga, niyibeshye se agira icyo akora ku isabato. Turamwereka kuki ari kubwiriza gutya, kuki avuze gutya. Ngo mu gihe bari kumugenza, ngo Yesu amaze kwigisha, yo data we Rebekura nageka ko yarahagaze nkaha, kuko niho umuntu abareba hose. Ngo abona umuntu unyunyutse ukuboko, ariko byumvikana ko yari asanzwe aza, ko biratubwiye ngo Yesu yongera aragarukanye. Ngo abona umuntu unyunyutse ukuboko, ngo aramuhamagara. Haleluya. Ngo aramuhamagara, aramubwira ngo haguruka. Haleluya. Babandi bariho baramugenza, bariho bararahira, bariho barakora indahiro, bati niyibeshye agira icyo akora ku isabato we. Turamwereka Yesu rero udakangwa n'amagambo y'abantu, Yesu udakangwa n'urusaku rwabo yiremeye. Ngo arangije ahagarara muri otorite ye, aravuga ngo wa mugabo we, ndategetse haguruka. Arahaguruka. Haleluya. Ngo amaze guhaguruka, ngira ngo yaramubwiye ngo injira, kuko babaga bicaye hanze. Arinjira. Amaze kwinjira, ndashima Imana cyane ko uyu mugabo yarazi n'umubwira, bundi cyaraziraga. Ariko aravuga tubi kubimbwira, uyu ntasanzwe. Ndagira ngo nkubwire ko iki gitondo wagenderewe n'udasanzwe. Ngo aramubwira ngo haguruka, arahaguruka. Ngo aramubwira ngo injira, arinjira. Ngo arangije ni nko kumubwira ati giye wicariye inyuma kirahagije, noneho ngwino hagati mu bantu. Abandi barakaye, niko Bibiliya itubwira, baro baritotomba, batizi ibi nibi cyakoze, akoze amahano. Ndashima Yesu kwiteka ibyo akoze bigaragara nk'amahano, ariko kuri we biba ari icyubahiro cye. Ngo aramuhamagara, ngo aramubwira ngo naze hagati. Ngo araza, azamo hagati. Mariko yatubwiye ngo yaramubwiye ngo haguruka uhagarare. Yabanje kumuhagurutsa, hanyuma aza hagati, birangira nyine Imana imukijije. Cyo nshaka kukubwira, uyu mugabo ibyo byararangiye. Iki gitondo rero Yesu ari kubwira ni wowe nanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu Imana yantumye ku bantu barindiriye igihe kirekire, abantu banambye ku Mana, abantu bayikomejeho, abantu babuze ubaburanira, abantu babuze aho bavuga bati ni ukuri nge ntako ntagize. Abo bantu Yesu yantumye kubabwira ngo icyambere arabahagurukije, aramuhagurutsa. Haleluya. Ubundi guhaguruka, ntabwo mujya mubyumva mu Kinyarwanda tuvuga turiya muntu asigaye ahagaze yemye.
ahagaze yemye, nukuvuga ngo warahagaze nyine ibintu hari ukuntu birimo biragenda. Ngo arahaguruka, ngo araza, ngo arangije ngo Yesu ngo aramubwira ngo nahagarare hagati. Haleluya. Niki cyatumye Yesu amubwira ngo nahagarare hagati? Yesu ntago byari bimunaniye kubikora no mwibanga. Murabizi ko abantu bari basanzwe batangira Yesu mu nzira. Yesu yashoboraga kumukiriza mu nzira hiryo mwibanga, ariko aravuga ngo uyu munsi igihe wababariye ni cyinshi, wasebeye ku isabato ndakumwakurira mu isabato. Wa muntu uri hano wasebeye mu bantu, izakumwakurira mu bantu, ntabwo izabikora mwibanga. Ngo arangije aramubwira ngo ni ku isabato wavumwe, ndakuvumura ku isabato. Ngo aramubwira ngo injira, arinjira, hagarara hagati, arahagarara. Icyatumye amubwira ngo hagarara hagati ni byari ukugira ngo ab'iburyo babyibonere, ab'imoso babyibonere, abicaye inyuma Rebekira abihagaze imbere babyibonere. Agiye kubikora abantu babyibonere. Haleluya. Ngo aramubwira ngo hagarara hagati, wikwirirwa uzi imbere, nuzi imbere ab'inyuma baraza kubwirwa inkuru zitarizo. Yesu agiye kuremera abantu inkuru zimbarirano, inkuru zifatika, inkuru zitari impimbano. Abashaka inkuru nshya batere haleluya. Ngo aramubwira ngo ngwino hagati. Ngo araza ajya hagati, Rebekura. Ngo arangije ngo aramubwira ngo rero ikintu ugiye gukora, shatse nategeka ukagahita gusubirana, ahubwo ko kuboko kwanyunyutse kurambure gusa. Ngo arakurambura, akikurambura ngo guhita gukira. Bishatse kuvuga iki? Uyu mugabo yarakize. Uyu munsi ni twebwe dufite ibyanyunyutse Yesu agiye guha ubuzima. Haleluya. Kandi ntabwo Yesu yiriwe yikebagura, nta nubwo yohereje uyu mugabo gufata yitatu, nta nubwo yamubwiye ngo nazamuka umusozi. Yaramubwiye gusa we rambura ukuboko, rambura ukuboko gusa, kurambura imbere yanjye, kurambura n'imbere y'ababipinga batabishaka. Ngo arakurambura ngo guhita gukira. Muri iki gitondo tugiye kurambura ibintu byanyunyutse imbere ya Yesu. Nukuri ntabwo Yesu akujyana mu yitatu, wowe urabirambura gusa uti Yesu ngibi byaranyunyutse. Ariko ikintu cyose cyanyunyutse, ikintu cyose cyabuze ubuzima, Yesu akigaruriye ubuzima bwacu. Ndashaka ababyize bakomera Imana amashyi. Ngo amaze rero ngo kurambura ukuboko kwe, ipfunwe rirashira, ngo abamuzima. Ngo abandi basigara bitotomba. Ndayamubwiye ko kwitotomba ntabwo nzi umugore bajya bavuga, ariko ngo kwinari urusaku rw'ibikeri ntirubuza umuvomyi kuvoma. Birasakuza ukagira ngo biri bukurye, ariko bikarangira n'undi birangiye. Haleluya. Mukobwa yaduhaye ubuhamya, yakoze ubukwe, ngo baramuranga akora ubukwe. Ngo akoze ubukwe nako baramuranze, abantu baritotomba. Umukobwa umeze kuriya, uriya musore umujyanye ninde? Ngo abantu baritotomba. Nimvuga uwo mukobwa nawe bijyane muri situation yawe, nawe bijyane muri business, nawe bijyane mu rugo, nawe bijyane handi byanyunyutse. Ngo baritotomba baravuga ngo ariko se ngo umuntu ujyanye umukobwa amujyanye he? Umukobwa baramuranga. Igihe cyo kuranga yarabutangaga ubuhamya, igihe cyo kumuranga kirarangira, batangira imyiteguro. Batari ko si umuntu ugiye kujyana uyu muntu, umukobwa umeze gutyo undi baramujyana. Ubo myitegurira abaye atari umuntu, abantu baritotomba. Batari ko si umuntu ujyanye umukobwa ari mu biki, baba barasabye. Abantu baritotomba, atasikigaho atasundi ubukwe buzabaho bute hejuru umukobwa umeze gutya. Baba bageze mu rusengero. Haleluya. Abantu barakomeza baritotomba ngo bagera muri reception. Ngo bageze muri reception ngo abantu baba ngo asikiwe, ngo ubusi decoration y'uyu mukobwa, ngo kuki se yakoze decoration imeze gutya. Abageni babarinjiye, ubukwe burarangira, abantu bakitotomba. Ntawe uzahagarika Yesu gukora icyo yagambiriye. Haleluya. Abaritotomba, ariko nk'uyihamagara n'ibya Yesu, ninde se wamuhangara, ninde se wamusubiza inyuma? Yahagurutse gukora. Haleluya. Ngo ye imbaraga yifitemo rero nta wamuhangara. Ngo arangije rero, ngo arakomera, ngo arakira, ngo aba muzima. Ngo arangije, ngo uyu muntu amaze ngo kuba muzima, nyine byumvikana ko ngo abantu basigaye barakariye Yesu, byo nyine nta kundi. Ngo basigara bamurakariye. Tubigenze dute ko yabikoze? Cyakora bafite imbaraga ngo bazice Yesu. Murabizi ko ikiduteye cyose tuvuga ngo kwacinara Yesu, none turamwirukana mu izina rye dute? Yabikoze kandi akora icyo ashaka kimwubahisha. Iki gitondo rero natumwe kubwira abantu
banyunyutse imitima. Ndagira ngo mbabwire ko muri aba bantu bari bari kumwe na Yesu harimo abantu bari baranyunyutse imitima. Haleluya. Kubera yuko Yesu yari ari imbere, ari kumwe n'aba batambyi, ari kumwe n'abanyamategeko, ari kumwe n'aba bose twasomye, ngo baritotomba, ngo baramugenza, bariho bitotomba, aho kugira ngo bamubwiye Yesu watubabare natwe ukadukiza, watubabare natwe ukadutabara, bo bagenda bashakisha ikosa Yesu ari gukora. Aba bantu bari baranyunyutse imitima. Yesu rero yantumye ngo abantu bose banyunyutse, bafite urugingo rudakora, yaba ari agakiza kanyunyutse, yaba ari amaboko, yaba ari umugongo. Kunyunyuka bivuga iki? Nuko ngo ni ikintu kitari kumera ko cyakagombye kumera. Haleluya. Rero Yesu azanye ibyacu byose, abigaruriye ubuzima buzima, abihaye amagara mazima. Haleluya. Twe tugire kwizera, kuko abantu bariho bizera bango batoya ngo isabato, kandi nyamara urukundo no kugira impuhwe bya Yesu byarutaga imihango y'idini. Yesu rero yaraje kwerekana imbabazi ze ko zitagira akagero, kandi yaraje kwerekana ko iyo yaserutse nubwo abantu bakwitotomba nta muntu n'umwe wababuza. Haleluya. Rero twasomye irindi jambo rivuga ngo Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru. Haleluya. Ndatangira kogezwa nonaha. Tumaze iminsi twogeza ibintu byinshi, tukogeza imipira, tukogeza uburwayi, tukogeza kanseri, tukogeza diabete, tukabivuga ukuntu bikomeye, ariko natumwe kukubwira ngo unona Rebeka irashire nonaho Uwiteka rigiye kwiyogeza, agiye kwishyira hejuru. Nukuvuga ngo muri situation yose Yesu wacu ni ugiye kwiyogeza. Mu gicuku ndi gusenga natumwe kukubwira ngo Uwiteka misiyo ya mbere afite muri iri teraniro ni ugukuraho umwuka witwa byaranze. Byaranze, yewe byaranze, gukizwa byaranze, amafaranga kuyabona byaranze. Yesu agiye kwiyogeza nonaha. Haleluya. Umwuka wa byaranze Yesu yagambiriye kuwushyira hasi. Umwuka wa byaranze Yesu agambiriye kuwusezerera. Yo abana banjye ku ishuri byaranze, ntabwo byanze, Yesu agiye kogezwa nonaha. Haleluya. Umugabo wanjye yanze gukizwa, oya ntabwo byanze, Yesu agiye kogezwa nonaha. Haleluya. Ibintu byose aho turi hirya no hino ibintu byaranze, ntabwo byanze. Kwa muganga ntabwo byanze, aho dukorera ntabwo byanze. Yesu agiye kogezwa nonaha, agiye kwishyira hejuru. Nuko ngo agiye guhimbazwa. Bivuga ngo mbese ngo nibi Yesu yabikora, yego yabikora, yego yabishobora, yego yabibasha. Umwuka wa byaranze ndashaka kubona umuntu wese wishyira munsi y'ibirenge bye avuga ngo ntago byanze. Bwa burwayi ntago bwanze gukira, oya. Ya mafaranga ntago wanze kuyabona, oya. Abana ntago arabaswa, oya. Ntago byanze, ahubwo nonaha Yesu hari icyo agiye gukora. Ndabona kuremeka kw'ibintu aka kanya. Haleluya. Ndabona kuremeka, ndabona kuremeka, ndabona kuremeka. Haleluya. Reka mvuge iki kintu. Mushumba wanjye Bishop, ndi umwana muto cyane muri ibi bintu pe, muto rwose, ariko ijwi naryiyumviye. Kandi murabizi ko ari mwe munadusengera ngo niduhagarara ahangaha twumva ijwi ry'Imana. Ngiye murabizi ko muvuga mba numva, ndetse ndanabyandika. Nabyibwiriwe ngo uhereye nonaha panejo mufite uburyo mwabonye Imana, mwayibonye ikiza, mwayibonye izura, mwayibonye itanga amafaranga, mwayibonye iteramo inyama abantu, mwabonye yewe muramutse muvuze n'Imana mwayivuga twebwe tugaceceka kuko muyizi mu buryo bwinshi. Ariko nabwiwe ngo uhereye nonaha Uwiteka mushumba, yenda singe wari kubivuga ko ndi muto, ariko kuko ari nge watumwe. Uwiteka uhereye nonaha agiye kubiyereka ngo muyindi shusho mutigeze mubona kubw'amateka mufitanye. Haleluya. Haleluya. Ukuntu ngewe ibintu mbitinya, iyaba atariyo yampamagaye nari guceceka.
nkabimira, ariko yanyihanangirije mbere yuko mpagarara ikintu cyose nkubwira ukivuge. Ndavuga se Mana ko biba bigoye, noneho rero bizambiro bihera ku mushumba, ariko ndavuga ngo ndabivuga. Hama ariko ngo ndi kuvuga make make, mwebwe murabitazura. Mwabonye Imana mu buryo bwinshi, ngwije kubereka iyindi, reka mbyandike mbivuge neza uko nabibwiwe ko nakanditse. Haleluya. Kubwa amateka mufitanye, Imana ije kubereka indi sura yayo nziza mutigeze mubona. Dutere haleluya twese y'imbaraga. Umwuka wa byaranze niwe Imana ije gukura mu bantu. Haleluya, haleluya. Imana iri iragenda. Murabona abantu bakora mu biro bagira umunsi, ngende icyo gihe nkora niko byagendaga. Twaravugaga tuti uyu munsi turatireta amadosiye y'abantu batse akazi, uyu munsi yenda turareba amadosiye y'abantu batse konje. Cyo ngibyo sinzi nayo umunsi ariko bikigenda, mukirwa ku bantu batse mu konje basubiza, mukirwa ku bantu basaba akazi basubiza. Rero nabwiye ngo ikintu Yesu yicayemo hano, ndi kubona ifoto ye nini cyane n'ibipapuro byinshi cyane, ari waratireta amadosiye yitwa ngo byaranze, ari waragenda yacishamo mirongo, avuga ngo umugongo ntiwanze gukira, ahubwo aka kanya Yesu agiye kwihesha icyubahiro. Avuga ngo iyo kanseri ntiyanze gukira, ku kazi promotion ntibyanze, ahubwo Uwiteka aje gukora, kubera yuko ibintu byawe byose bitari bifite isura, Yesu abigaruriye isura. Haleluya. Ibintu byari binyunyutse, ibintu byari binyunyutse. Ndabwirwa ngo abantu bari bafite imifuka inyunyutse, abantu bari bafite amakofi anyunyutse. Ni ijambo ry'Imana ryabivuze ngo ndahaguruka nonaha Mana yo mu ijuru we. Ntabwo ari ejo Imana izahaguruka, nta nubwo ari mu itano rya kabiri izahaguruka, nta nubwo ari mu kwezi gutaha izahaguruka. Ndahaguruka nonaha ubu ngubu akakanya ubu ngubu ndishyira hejuru. Hari ubwenge Imana iri kumanura mu bana hari ubwenge Imana iri kumanura mu bana bacu. Abaririmbyi Imana izanye ibihimbano bishya, kwerekwa gushya. Umva ikindi kintu nabwiwe, bantu mwerekwa byari byarazimye, wanereka ukavuga ngo oya ngo ndakabije nidigeranyije. Uwiteka ari kuzura uwo muhamagaro. Haleluya, haleluya. Reka mbwire ariko n'abazima babi, reka mbwire n'abazima babi, reka mbwire n'abazima babi, nonaha mugiye guhangana n'uwo bita Yesu. Haleluya. Abantu bigize abazima babi bagiye guhangana n'imbaraga z'umugabo bita Yesu. Urasinziriza abantu kubera iki? Uranamura abantu kubera iki? Urasohora abantu mu itendo. Yesu mugiye guhangana nonaha. Abantu mwica ubukwe bw'abandi, mwasinze abana b'abandi, nonaha Yesu agiye guhangana namwe. Komera Imana amashyi. Ngura mukobwa ntazashaka, nta kibazo pe, komeza ukore. Ariko nonaha ntabwo ari ejo. Hari imbaraga z'Imana. Abajya ku ntebe z'abandi birwa bazisunika, bazicurikana, abafata amazina y'abandi birwa bahayirika mu misozi. Nonaha Yesu agiye kurwangana nawe. Haleluya. Amashyi menshi ku Mana. Ngo hoya, ngo byaranze, umwana wanjye yarozwe n'imyuka y'iwabo. Nonaha Yesu niwe ugiye kwiha icyubahiro. Ntabwo ari ejo bundi. Ndahaguruka nonaha yababa we. Ariko ubundi Imana ikunda gukora yicaye, ariko ibaze yihagurutse. Yababa we, uzi ko niyihagurutse n'umwuka n'umuyaga wayo gusa hari ibyo hutaza. Oya, uzarebe umuntu munini yahagurutse ku mwanya, cyangwa umuntu wambaye umwenda munini nk'iyahagurutse, ntumva akayaga ka parufe. Siko arata bimeze. Iyo umuntu ahagurutse mwari mwegeranye yambaye umwenda munini, wumva nk'akantu k'akayaga cyangwa impumuro ya parufe. Hanyuma Imana igiye guhaguruka, ibigiye guhirimanga ni ibiki? Amakanseri bagiye kuyabura. Kandi ndabona disi umuntu yumiwe avuga atego ko uriya mupasiteri aravuga ibiki? Ngewe n'akazi narakabuze kandi nta nungu gashatse kenshi, ariko kugira ngo ikwereke ko ari Imana. Nonaha irahaguruka.
haleluya. Iri ngubu irishyira hejuru, Imana yasigiye kogezwa. Ndashaka kuza kubaha iminota mike, umuntu wese akareba ibintu bye byapfuye akaba ngo mana none aha niwo bivuze, ntago bishyizejo, ntago bishyizejo, ntago bishyizejo. Mwabyumvisha ukuntu umushumba yahagaze aha, mama Gaba akabanza kutabyumva, ariko nyuma akabyumva akavuga ati hahaha inzira iriviye rije siravaye, ariko byarangiye ibonetse. None aha rero ntago ari ejo, Imana ije kuzura ibintu byacu bitagifite umwuka, ibintu byanyunyutse. Ye ni imigongo se, ni amaguru, ni amaso, ni iki cyanyunyutse? Ni umuhamagaro, n'abana bawe bakunaniye baranyunyutse. Ye ibintu byanyunyutse ni mu mufuka, ni mu ikofi, sinzi ikintu cyanyunyutse, ariko we uragishyira imbere ya Yesu. Yesu yaramubwiye, ntabwo amubwiye ngo tera intambwe 3, ntabwo amubwiye ngo zamura ibiganza, ntabwo amubwiye ngo tera haleluya 7, ntabwo amubwiye ngo tera yarera z'umurambararo, ntabwo amubwiye ngo jya kwiriza, bati we rambura gusa shyira imbere yanjye mbirebe. Haleluya. Yesu arahita abikora. Hari abantu batari butahe gutya. Uyu muntu twavuze ngo Yesu yajyaga aza akabisiga uko byari biri, ariko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Uwo rero munsi umwe ugiye guhima iyindi n'uyu nguyu. Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'imbaraga z'Imana. Ibyawe haleluya, ibyawe haleluya, ibyawe Yesu abigaruriye ubuzima. Kandi sejo ni nonaha, kubera yuko avuze ngo nonaha ngiyewe ngiye kwihimbaza, ngiyewe nonaha ndahaguruka, ngiye kwishyira hejuru, ngiye kogezwa. Erega nayikunda icyubahiro, erega ikunda iyo tuje tukayishima, erega ikunda ikoze ibitakoreka, erega ikunda ikoze ibyari byaranze. Ibyo ni byije kudukorera, ariko Imana igiye guhera ku bantu barindiriye Imana. Imana igiye guhera ku bantu barindiriye Imana, bagasekwa bakagumana n'Imana, bakavugirizwa induru bakigumanira n'Imana, ntibakakomeza bagaterana, bakakomeza bakamunzu y'Imana. Abo bantu Imana ije kuzura ibintu byanyonyotse. Niba Imana yibuka umuntu ufite plus de 20 hejuru y'imyaka 20 yicaye hanze, ntawe umuvugira, ntawe amuciye urubanza, atavuga atari ko ngenda arengana. Nge n'abatambyi bari bafite uruhushya bakavumwa gutyo gusa arengana, nta muntu n'umwe ufite umurenganura, ariko Yesu akabibona. Nawe ibyo yarangije kubibona. Haleluya. Dukomera Imana amashyi kandi ndanashoje. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Yesu aje kuzura ibyacu. Mbere yuko tuza kubirambura imbere ya Yesu, kubirambura kubirambura. Yesu azanye imbaraga mudashobora kumva. Kubirambura ufite Yesu dongo, ngo ubukwe ntibwabada, ngo sinabyara, ngo nangiye kanseri ntiyakira, ngo iwanjye ntagakiza kaza. Yesu we ngibi byaranyunyutse ngibi, ngo ako kanya nona arashaka kwihimbaza. Kandi mbwira umuntu icyatumye bisakuza bikagera mu bantu, byari kugira ngo nabikora bazamye ko byakozwe nayo. Wigira ubwoba rero ngo Yesu yagushyize hanze, yabikoze kugira ngo, ariko hari imbaraga z'Imana. Yesu ari kugenda acamo umurongo utukura kuri ibintu byaranze. Yewe byaranze, ndiho ndabona byaranze. Yesu ayisezerera, ariho ariho intashyo kugira ngo azene page nshyashya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Dusoza rero ndagira ngo nisabira abantu ko mukanya tugiye gusenga. Tugiye gusenga, turarambura ibintu byacu. Ibyanjye si byo byawe, byaranze. Nyine wowe busigara uvuga ngo byaranze, nta kundi twakugenza. Twe turikoranira n'abantu bagiye kuvuga ngo hoya Imana myaka 20 umuntu atavugana n'umuryango Yesu nawe akamwibuka. Ubwo se warakwibuka bingana iki? Turagira ngo turebe abantu byanze gukizwa. Yewe ndaza ariko gusenga, ariko nukuri guhagarara hari imbere ngo nakira agakiza, nukuri byaranze. Oya ntago byanze. Shyira ukuboko hejuru niba ushaka kwakira Yesu, ubuzima bwawe bube bushyashya, kuko hari izindi mbaraga zo gutsinda no kunesha Yesu agiye kuguha. Zamura ukuboko, kubera ko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Uyu munsi ni umunsi ugiye guhima iyindi minsi. Byaranze ariko noneho bigiye kwemera. Shyira ukuboko hejuru niba utarakizwa, uyakirira agakiza. Ku bantu batarakizwa, batarakira Yesu, bashaka ko Yesu ababamo, bakaba inshuti ye, bakagendana nabo, nawe nimushyire ikiganza hejuru. Ndonda byumva ko bahari, mushyire ikiganza hejuru. Namushaka ko tuza gusengana twese tuziranye, tukakira agakiza. Abarimo bashaka guhura na Yesu, ubuzima bwabo akabugira bushya,
uravuga inshuti wazireka mbi bura byakunda ntago byanze, n'inzoga wazireka bura ntago byanze. Tera intambwe, ari hejuru natera intambwe, natere intambwe, natere intambwe. Baririmbye mwanshyiriyeho indirimbo nziza mu gihe bari abantu bari hejuru batera intambwe. Mwihuse akaririmbo keza k'abantu byemeye, k'abantu Yesu yagarutseho, k'abantu Yesu yazuye impano z'abantu. Mutera akaririmbo kagufi y'abantu bakitambuka. Barahari babiri, nimugire vuba mugatere bagere hano. Haleluya, Imana iguhe umugisha. Mu gihe batera intambwe ndaza kwisabira Pastor Fidel atera intambwe afashe kwakiriza aba bantu agakiza. Yego rati, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Tumufashe rwose kwikiriza iyi ndirimbo. Yego rati, haleluya. Abandi bakeneye kwakira agakiza twihuse. Yego, isoko idasanzwe, isoko ngari, isoko tubohokeraho, isoko twambariraho imbaraga, isoko tuba abadasanzwe. Haleluya. N'abandi batarahura na Yesu. Oh, haleluya. Turirimbe refrain hanyuma babakiriza agakiza. Twese dufashe korari, twese dufashe korari, twese dufashe korari. Yesu, Yesu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Rebekira bashire bekora bashire. Yanyogeshe shamara soye. N'abandi batarahura na Yesu. Kumukozi w'Imana dufashe. Haleluya. Niba hari n'undi rwose wifuza kuza, turacyamwinginga ngo atambuke. Aya ni amahirwe yo kuri uyu munsi, kuri iyi saha. Natwe twese twanyuze hano, nta wundi usigaye. Imana ibaho umugisha ubwo mwese mukijijwe. Bene data, reka mbasabe ntacyo muhaguruke tuvugane turebana. Muhaguruke. Imana yarebye intambwe zanyu zo mwateye mukagera hano. Cyo ni ikimenyetso cy'uko mu mutima mwatsinzwe, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo niwatura n'akanwa kawe ukavuga ko Yesu ari umwami wawe kumukurikiye, ngo uzaba ukijijwe. Nta bindi byinshi, kuba wateye intambwe birahagije. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, ndajya mvuga amagambo musubiremo hanyuma mbasengere. Murabyumva neza? Vuga ngo mwami Yesu, dore twateye intambwe, tuje imbere yawe, duciye bugufi mu mitima yacu, tuje tuvuga ngo uri umwami, tuje tuvuga ngo urera, tuje tuvuga ngo urakiranuka muri byose. None data, twaje turi abanyabyaha, twandikuze mu gitabo cy'urupfu, amazina yacu yandikure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Natwe mwami turi hano, uhereye none twiyemeje kugendera mu nzira zawe no gushakisha ubwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka mbasabe muzamure ikiganza, buri wese azamure ikiganza cy'iburyo, hanyuma mbasengere. Namwe nimubatunga ikiganza hano, kuko uyu ni umunyago, iyi ni intsinzi mu bwami bw'Imana. Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, dore ubwoko bwawe bateye intambwe, baza imbere hano bavuga bati twatsinzwe n'urubanza, none tumenye inzira y'ukuri. Uwiteka Mana nziza, nanjye ndabasengeye ngo reka Mana ushobora byose ubakize ibyaha byose,
Mana ushobora byose ubavaneho imivumo ya kamere na karande, imivumo yo mu miryango, imivumo y'aho baba n'aho bakorera, uyibakureho rwose. Kandi Mana ushobora byose, ubwo wabateye imboni ukabamukira umucyo muri uyu mwanya, reka umucyo wawe ukomeze ubamurikire. Reka uhereye umunsi nk'uko babyiyaturiye, reka amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, reka akurwe mu gitabo cy'urupfu. Reka Mana ushobora byose uhereye uyu munsi, Mana ushobora byose bakurikira inzira yawe y'agakiza. Reka ubacire inzira, reka umwuka wawe wera Mana ushobora byose turakwinginze ngo abane na buri wese, amuyobore, amubwire icyo agomba kuvuga, amubwire aho agomba kuba, amubwire icyo agomba gukora muri ubu buzima. Mwami Uwiteka Mana, reka ubagirire neza, reka impuhwe zawe, reka ukuboko kwawe kubagendeho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nsenze twizeye, amen. Mukomere Imana amashyi. Haleluya. Bene data, nimutambuke, hari abantu bagiye kubaganiriza gatoya. Iyi ni intambwe ya mbere, ariko n'izindi ntambwe nazo muzazitera mu izina rya Yesu, amen. Umugisha cyane duha Imana yacu amashyi ku gitangaza cya mbere Imana idukoreye, ni ukurokora abacu. Tugiye gusenga Imana. Ugiye kurambura ukuboko kunyunyutse, ugiye kurambura ukuboko kunyunyutse, yenda n'umutima, yenda n'amaso, yenda n'umugongo, nibise bya bintu byabuze ubuzima, n'urugo rwawe n'abana bawe n'umufuka wawe n'ikofi yawe. Tugiye kubirambura, kurambura gusa ngo bitabyemera. Kubera iki? Ngo nuko nonaha Yesu ashaka kwihesha icyubahiro. Bya bindi uvuga ngo royango nge ntabwo oya we kibi gikoraho byaranze, nta byaranze. Tuvuga Imana twabonye byose irabibashije kwigaruriye ibyawe ubuzima, amen. Tugiye guhaguruka dusenga Imana, twakira umushumba wacu, hama ko duhaguruka nk'abantu batari kubyumva neza. Abantu bameze nk'abantu byanze. Wapi mushumba wivuga nge byara nge nta cyanze, reka shwe wowe byaranze, abo byanze, haleluya, byaranze ariko bigiye kwemera. Twakira umushumba wacu dukomera Imana amashyi menshi. Turambura ibiganza kuri Pastor Sumutatu, Imana imuhe umugisha cyane.